ubu buzima tubayemo abantu benshi bakora ibyiza byinshi, bakabaho bafasha, bagakora ibikorwa byiza bigatuma bose bakunda bakanakundwa, ariko rimwe na rimwe igikorwa kimwe gisa n'ikibi kandi gisa n'ikinyoma kigahindura byose. Abantu bibagirwa ibyiza wigeze gukora, bakibuka ikibi kimwe gusa. Ese kuko ikibi kimwe cyasibanganya ibyiza byose? Ese nuko isi yacu yibagirwa vuba, cyangwa nuko tuba twari tutarabona ukuri nyako? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urugero rw'umuhanzi nyarwanda, umuhanzi Yamano, umwe mu rubyiruko rufite impano ikomeye, ariko yanyuze mu bihe bikomeye byo kuvugwaho byinshi. Ariko se koko ibyo yavuzweho byasibanganyije impano ye? Ese koko ibyo ari kuvugwaho byaba bigiye gusibanganya uko akunzwe? Byaba bigiye gusibanganya ibyiza bye, ibyiza yakoze? Tugiye kubivugaho mu buryo bw'ukuri, mu bwitonzi no mu rwego rwo gufata isomo. Ese ikosa rimwe ryatuma wibagirwa agaciro kawe? Reka dutangire. Muraho neza nshuti zacu, uyu munsi turi mu kiganiro cyihariye ku musore wagaragaje impano ikomeye mu muziki nyarwanda. Ni umusore wagaragaje urukundo, ubuhanga n'ubushake bwo kwiyubaka nubwo atorohewe n'ubuzima muri kano kanya, muri no minsi. Uyu ni Yamano, umuhanzi ukomeje gutaramira imitima y'abanyarwanda rwose, umuhanzi ukomeje gukundwa n'abatari bake rwose. Yamano ntago twavuga ko ahageze kuri we hadashimishije, kuko akurikije naho yavuye nawe arabyivugira ko ni ibintu bimushimisha kubona ageze aho ageze ubu, umuziki we ugenda kandi ugakundwa. Yamano amazina ye nyakuri yitwa Florian Uworizagwira, yavukiye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ni umusore wakuze afite inzozi zo kuririmba no kwandika indirimbo. Nubwo atigeze atangirira ku rwego rwo hejuru, yakomeje kurwana no gukora cyane kugeza atangiye kumenyekana mu muziki nyarwanda. Yamano yatangiye kuririmba mu buryo bw'umwuga ubwo yashiraga hanze indirimbo ye ya mbere. Urukundo rwe mu muziki rwatumye yandika indirimbo nyinshi zifite ubutumwa, cyane cyane ku rukundo n'ubuzima bwa buri munsi. Indirimbo nka Uzakunde n'izindi nyinshi zatumye abantu batangira kumumenya no kumukunda. Kuri ubu amaze kugira abakunzi benshi ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, Spotify na Instagram. Yamano wa boy niko yitwa kuri izo mbuga, aho asangiza ibihangano bye n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Reka turebe imyitwarire n'ubutumwa bwa Yamano mu muziki we. Indirimbo za Yamano zigaragaza umutima w'umuhanzi w'umusore wiyumvamo kandi wifuza gusangiza abandi ibyiyumvo bye. Akenshi aririmba ku rukundo, agahumuriza abantu bababaye kandi akabibutsa ko ubuzima bugira ibihe bigoye n'ibyiza, ariko byose bikigisha. Yamano ntaririmba gusa, ahubwo asangiza abantu inkuru z'ubuzima bwe nuko impano ye y'umuziki yamenyekanye. Kandi muri ibyo avuga ko hataburamo ibigeragezo. Nk'abandi bahanzi benshi, Yamano nawe yahuye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima, rimwe na rimwe bigatuma abantu bamuvuga ku buryo butandukanye. Nyamara nubwo hari ibyo abantu bavuga cyangwa bashize ahagaragara, Yamano yakomeje kwitwara mu bwitonzi no gukomeza gukora ibyo akunda nk'umuziki. Ubu arimo kwerekana ko impano nyayo idacogora nubwo ubuzima bushobora kumugerageza. Urugendo rwa Yamano
n'urw'icyitegererezo cyane cyane ku rubyiruko rufite inzozi rushaka kuzageraho cyane cyane mu muziki. Urugero rwa ya mpano rushobora kutwereka ko kugira impano bidahagije, ariko gukora cyane, kwihangana no kutumva amagambo y'abaguca intege ari byo bizana intsinzi. Ya mpano ni urugero rw'umusore wiyubakiye izina mu buhanzi binyuze mu kwitanga no gukunda ibyo akora. Nubwo ubuzima bwamugerageje ntiyigeze acika intege. Ya mpano ni urugero rw'uko iyo Imana ifashijwe n'umurava n'ukuri ishobora kwigaragaza no gusana imitima y'abantu. Murakoze cyane, murakoze kumva iki kiganiro. Niba mukunda ya mpano, musige igitekerezo hasi muri komenti, mukomantinge ho indirimbo ye mukunda. Njye nitwa Olivier, ndabashimiye, mwakoze kumva ikiganiro cyanjye.